Ni kenshi abantu benshi bagenda bagaruka ku makimbirane agiye ari mu ngo zigiye zitandukanye hano mu gihugu ndetse mu turere tugiye dutandukanye, dore ko imiryango myinshi ikomeje kugenda ipfusha abantu bitewe n'amakimbirane agiye ari muri sosiyete zigiye zitandukanye. Ibi ngibi rero bije nyuma yaho umugabo yaje gukora icyo bita amahano, dore ko yaje gutwika ibikoresho cyane cyane inzu ye kubera amakimbirane afitanye n'umugore we. Iyi twavuga ko ari inkuru yigiye hanze ku munsi w'ejo, dore ko uyu mugabo twavuga ko yaje gutungura abantu benshi ubwo yahitagamo gutwika inzu yiwe. Ntabwo ari iyi nkuru yonyine tugufitiye inkuru y'undi munyeshuri waje kwitaba Imana aguye ku ishuri hano mu ntara y'Amajyepfo. Mbere y'uko dutangira amakuru yacu, reka wowe tugushimire tunagusabe gukanda subscribe hano kuri Hot News kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho umunsi ku munsi kandi mu buryo bukoroheye. Mu karere ka Gicumbi hari kuvugwa umugabo waje gukora amahano, dore ko uyu mugabo yaje gutwika inzu yiwe kubera amakimbirane afitanye n'umugore wiwe, dore ko benshi bakomeje kugenda bamwitiranya na wa mugani bakunze guca bavuga ngo nibarihima bamujinya. Uyu mugabo witwa Nsengiyumva John w'imyaka 53 akurikiranyweho icyaha cyo gutwika inzu ye igashya n'ibikoresho byarimo bikangirika nyuma yo gukeka ko umugore we yaba amuca inyuma. Twavuga ko rero ari inkuru abenshi bagiye bagenda bagarukaho bavuga ko uyu mugabo yaba yakoze igikorwa kitari cyiza nyuma yo kuba umugore we amukekaho kuba amuca inyuma, dore ko bamwe bavugaga ko atari igisubizo kitari kuba yatwika inzu yiwe, dore ko iyi nzu atari iy'umugore ari n'iy'umugabo ndetse n'abana. Ibi kandi amakuru akaba akomeza aturuka avuga ko mu mudugudu wa Tinda, akagari ka Tanda, umurenge wa Giti byabereyemo, yemeza ko usibye inzu ye yangiritse n'ibikoresho byarimo byahiye, harimo ibyo kuryamaho n'ibiribwa, intebe n'ameza byose bikaba byarakongotse kubera umuriro. Uyu mugabo yaje kubivutsaho ubwo yari afite uburakari bwinshi cyane, avuga ko uyu mugore we akora cyangwa ingeso yo kumuca inyuma, we agahitamo guhita akemura ikibazo atwika iyo nzu yiwe ndetse n'ibikoresho byiwe. Mu baturage baganiriye n'ikinyamakuru dukesha iyi nkuru aricyo Igihe, bavuze ko inzu yatwitswe ku wa mbere ibanjije kuzinga ibyo kuryamaho matera ebyiri. Baje gutabara basanga ibyarimo byamaze gukongoka. Uyu mugabo ufungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Bukure ngo hakorwe iperereza ryimbitse ku cyaba cyatumye atwika iyi nzu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Giti, Mukankusi Marie Claire, yavuze ko uyu mugabo yatwitse inzu ye agamije guhima umugore we, dore ko uyu mugore ngo umugabo we yamukekaga ko yaba amuca inyuma. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa Marie Claire akaba yakomeje avuga ati yego byabaye, uyu mugabo batubwiye ko afitanye amakimbirane n'umugore we ashingiye ku mitungo, kuko buri umwe iyo ajyanye imyaka ku isoko amafaranga abonye ahita ajya kuyanywera inzoga. Twanamenye ko atajya yizera umugore we ngo akeka ko yaba amuca inyuma. Ni abantu
ubona ko bifashije ariko yatwitse inzu ye agamije guhima umugore we. Ni ukuvuga nk'uko byagiye bisobanurwa n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Giti, akaba yavuze ko aba bombi bari bafitanye amakimbirane agiye atandukanye, dore ko umwe mu gihe cyabaga cyageze, umwe ngo yashoraga imyaka amafaranga akuyemo ntabashe kuyazana mu rugo akajya kuyanywera inzoga. Ikigaragara se cyangwa icyumvikana ko dore ko bari n'abakunzi ba Manyinya nk'uko byagiye bijya hanze. Amakuru rero akaba akomeza avuga ko uyu mugabo nyuma y'ibi byose bigenda biba iminsi igiye itandukanye, dore ko yaje guhitamo gutwika inzu y'uyu muryango wiwe, avuga ko ahima umugore we, dore ko amakuru akomeza anacicikana hirya no hino mu baturanyi b'uyu muryango, bavuga ko uyu mugabo atizera umugore we ko yaba atamuca inyuma, dore ko nk'uko ngo byaba biri mu bintu byaba byatumye uyu mugabo abasha kugenda atwika iyi nzu yiwe. Uyu mugabo asanzwe abana n'umugore we witwa Nyirabikari Anasiye w'imyaka 45 y'amavuko. Ikigaragara rero uyu mugore akaba arushwa n'uyu mugabo wiwe imyaka igera mu 8. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu abantu benshi bagiye bagarukaho bigiye bitandukanye, dore ko ari inkuru twavuga ko yagiye ikwirakwira ku binyamakuru bigiye bitandukanye, dore ko n'abantu bagiye bayiganiraho uburyo bugiye butandukanye. Uyu mugabo usanzwe abana n'umugore wiwe, amakuru aturuka muri uyu murenge avuga ko ibikoresho byangiritswe mu nzu bifite agaciro k'ibihumbi 250. Bakaba basaba abaturage kwirinda intonganya igihe babonye batari kumvikana, bakiyambaza ubuyobozi bukagenda bubafasha aho kugira ngo babashe kuba bajya mu kwangiza umutekano, dore ko kuba watwika inzu utaba ari umutekano wawe wenyine, dore ko n'abagenzi bawe muturanye iyo nkongi iba yabagiraho ikibazo gikomeye cyane. Ibi bije nyuma y'uko rero mu gihugu hagenda humva impfu zigiye zitandukanye hirya no hino, cyane cyane mu miryango y'ababana nk'umugore n'umugabo, dore ko hirya no hino ugenda usanga abenshi ngaho ari abagabo bishe abagore babo, cyangwa se ugasanga n'umugore wivuganye umugabo. Ibi rero twavuga ko ari ibikorwa bibi cyane bikomeje kugenda bikwirakwira hirya no hino, dore ko bamwe bakunze kugenda bavuga ko twaba turi mu minsi ya nyuma, ariko abenshi ntibagende babyumva kimwe, dore ko bavuga ko mu gihe amakimbirane yaba yabonetse nk'aya ngaya, leta yakagiye ihita itangira mu kubashyira muri porosesi ikabatandukanya, batari bagira umwe ukorera urugomo mugenzi we ngo abe yamuvutsa ubuzima, dore ko kuba umuntu afata icyemezo cyo gutwika inzu ari amakuru twavuga ko aba atari